nje ndivuga ngo ngewe mutega amatwi yego ndateze mwandike nimba uriya muhungu Imana yavuze banza ari amezi 3 birashoboka hafi aho yavuze amezi 3 kandi ndibwira ko ibyo bintu amezi 3 ntaranagera siriya amezi 3 ntaranagera none ari mu nzu y'imbohe sibyo mu byukuri umuntu yibye abantu umuntu aje kuri kamera ngo muri kwibwa ahubwo muratangiye ngo na amashyari mufite sibyo arega bari abantu babanza gucisha umwuka wo gucanganyikisha abantu waba umukurikiye ukabona koko ari mukuri none se ubu naribu nayo yamugiriye ishyari sibyo ubu ugiye kubona kuva muri uku kwezi ugiye kubona amazina agiye kwinjira mu nzu y'imbohe aremereye kandi akomeye reka twivugire Kimironko reka twivugire Nyabugogo reka twivugire Nyamirambo sibyo ayo ni amazina bazagenda baroba kwa kundi ifi bayiroba iri mu kiyaga urumva mugiye kubona n'amaso yanyu ni ukuvuga iki hari ibintu bigiye kujya ku mugaragaro ku buryo muzajya muvuga se ibi bintu nibyo cyangwa ni ukubeshya abitiriwe izina ry'Imana bakomeye bazwi kababayeho babwiye ati harera Imana uriya byagenze kuriya muzi muravuga ngo ubwo mugiriye ishyari ndi kubabwira uburyo nta muntu wagura imbago ngo azijyane mu rusengero ndi kubabwira ati ukuntu nta muntu wagura amagare ngo ayajyane mu rusengero ndababwira ati nimba ari mu mwuka w'Imana wuharera Imana najye Kibagabaga azura abantu mu ntera amabuye barinda bamufunga muvuga ngo ni ishyari mufitiye none se ubwo naharera Imana ni ishyari nawe leta yamugiriye kugira ngo iriya niya urute bamufatanye noneho tubyumve nkuko harera Imana Jean Bosco ariya urute bamufatanye nawe nimba ari ishyari tuba twagize urumva bishoboka ahubwo mwebwe umuntu ababwira ibintu by'ukuri aho bishyushye niho mujya kandi nyine abashumba akenshi iyo utahamagawe n'amafaranga ubundi imihamagaro iratandukanye urumva ibintu biranze sibyo urakora icyumba cy'abantu 5 sibyo hanyuma nurangiza kugikora ushaka umuntu uha miliyoni akwimike ngo ubwo baye pasiteri none se ubwo ni Imana ibivuze cyangwa ni amafaranga bivuze n'amafaranga kwimika impamvu ibintu biri gupfapfana impande n'impande naho ngaho biri gupfira ntabwo abantu ari Imana ikiri kubimika ahubwo ni amafaranga bari kugura imihamagara none se umuntu ntareba naho imbe binyuze ngo abaye pasiteri y'Imana rero ikigeragezo kiragenda ariko inkoni y'Imana iyo ntabwo igenda rero ibyo ni ibintu bimfasha guhanura ibintu nshizamanga bimfasha kuvuga nshizamanga ibyo ni ibintu rero ntakirwa mvuga ngo uriya ngo mpano y'Imana kuko ibyo muvuga ngo baramufunze ngo akajya abura ngo bakageraho bakamufungura ndagira ngo mbatangarize mwe mwari abafana mwe be mwari abakunzi be cyangwa mwari abashagire reka mbivuge gutyo isi yamuboneye ibirungo cyangwa abo yamburaga amarira yabo yageze ku Mana rero nimba yageze ku Mana amarira yabo yamburaga mumureke niribu nahamagaye barahari hari abo twavuze uvuga ngo hari akantu bavuze ngo wabaye umushumba utabishaka ariko hari abatanze ibiguzi kugira ngo nyine niyo mpamvu urumva intama kuguha icya10 cy'ibihumbi 20 ufite mwuka wera ukareba iwe ko nta biryo bihari nibura ntumubwire ngo genda ugurire abantu umuceri ukabyakira tubwizanye ukuri hari ubutindi burenze ubwo nimba ari ugukorera Imana yego nitwemere none urajya kubura kurya ngewe mburare hari iyo Mana iritwa ngo iki cyacumise ko bavuga ko ari itegeko ry'Imana
nyine icyacumi ashaka gucyanuka imbere y'Imana ubwo yemera nashaka burare ariko itegeko akiranuke. Nicyo cy'ingenzi. Nkubwiza ukuri nongere mvugisha ukuri sibyo batera amabuye bandike komenti ariko ubu bagiye guhora bagiye gucisha make. Ubu tuvugana Inyamirambo hari urusengero ruhakorera, ubundi icyo nicyo nashakaga sibyo. Mu gihe gito insengero bagiye ngo gushyiramo imiyaga urumva, ariko iyo miyaga kuva iyi tariki bizajya kugera kuri iyo. Abo twavuze muri icyo gice bose bisanze za Mageragere nawe arimo, nabo barimo, kuko Imana yarabahaye inshuti zanjye. Imana yabahaye intama bapfura, barazipfura, bararenga kuzipfura, barangije bazitogosanya n'ibyo mu nda, banywa isosi imeze gutyo. Urumva? Urumva? Inda ziraza zimaze kuza, bashaka amabodyguard. Ariko buriya mpano y'Imana ziriya bodyguard zagiye. Ndabasetse rwose. Arega mujye mwemera. Reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana, wowe dukunda ineza y'Imana ibane kandi umugisha w'Imana bane nawe komeho ndetse n'abawe bose uherereye hafi na kure mu bice byose bitandukanye by'isi. Reka ngusuze kwifurize umugisha w'Imana. Amajyaruguru, amajyepfo, Ibirasirazuba n'Uburengera bwaryo, intara yacu ya diaspora, mwese ndabasuhuje kandi mbifurije umugisha w'Imana. Ariko kandi bahaye n'ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ngije umugisha wo kongera kubonana na umukozi w'Imana, umushumba Pastor Theogene. Yego, uraho neza? Ndaho ndakomeye. Meze neza? Meze neza cyane. Uyu munsi noneho ntago byoroshye. Uyu munsi ntago byoroshye mu kirere cy'umwuka. Meze neza ariko? Meze neza ndashima Imana. Iminsi myinshi ariko? Iminsi myinshi cyane rwose. Yego. Iminsi myinshi. Wari uhugiye mu biki? Narindi mu gusenga. Kwaba usenga igihe kinini cyane? Oya, buriya ntabwo tuba mu mubiri cyane ahubwo tuba mu mwuka cyane. Mujya gushaka n'ibya Kayizari? Nabyo ni ngombwa. Okay. Aho kandi mba mugakorana ko byaba ari byiza ko abenshi ngo ntago ibyo ngo biba bibareba. Nase urabona nsa n'umuntu udashaka ibya Kayizari. Udakeye se. Yego. Byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Meze neza ariko? Nari meze neza ndashima Imana. Yego. Nishimiye kwicara nawe ku Musaraba TV ndetse no kuganira nawe. Nanjye biranshimishije cyane. Icya mbere ndibuka ko ariyo shene ya mbere nicayeho. Urumva rero ni ibintu by'ingenzi cyane kandi nanone ari we wankoresheje nabwo. Ni ibintu byo kwishimirwa ku ruhande rwanjye kuko ugira impano idasanzwe. Ni ukuvuga ngo impano ugira ni ukurwanirira abatagira uwabarwanirira, cyangwa ni ukuvugira abatagira uwabavugira, cyangwa ni ukwicaza abatagira uwabicaza. Ibyo byose ni Yesu ubikora. Yego. Ni Yesu. Uravuze ngo ni sheni wicayeho bwa mbere ariko nizeye ko atari sheni uje kwicayeho bwa nyuma. Oya, ntabwo ari bwo bwa nyuma kuko ahubwo turasa n'abagiye gusinyanya amasezerano bushyashya ahubwo noneho bitewe n'aho Imana igejeje ikora. Aho ugejeje ukora Mana mbaye ngushimiye, ndabyibutse ibyo wankoreye, Mana mbaye ngushimiye, reka mbe ngarukiye aho ngaho ibindi nzabivuga nyuma. Yego. Ndabona umeze neza ariko? Ni ukuri meze neza. Pastor, reka nguse no usenga Imana twinjiye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Tubwire abantu Yesu, tubwire abantu inzira bageza mu bwami bwo mu ijuru. Ni karibu. Turagushimiye Mana yacu. Uri Imana ya kera, uri Imana y'ubu ngubu, uri Imana y'abagufi, uri Imana y'abarebare, uri Imana y'inzobe, uri Imana y'ibikara, uri Imana y'abakire, uri Imana y'abakene. Tuguhaye icyubahiro, ushimiye n'ubu ukomeza ubane natwe muri iki kiganiro. Habemo ukuboko kwawe, habemo imbaraga zawe, kandi abazagikurikirana kizabahembure mu izina rya Yesu. Amen.
abazumva buno butumwa bazahemburwe nabwo. Yego. Ntacyo byatuma rero gutambutsa ubutumwa ariko ntagiye n'umuntu n'umukira. Yego. Nasomije mu ngo umunyabyaha umwe iyo yihanye mu ijuru haba umunsi mukuru. Ntacyo byatuma rero natwe rero kubwira abantu benshi bakatumva ariko ntagire umuntu wihana. Nyabona numva ubutumwa bukozeho ujye uhindukira. Yesu akunda abantu bahinduka kandi bagahindukira. Yego, reka dukomeze ikiganiro cyacu. Pastor Theogene ndi kuvuga nti ni wowe mukozi w'Imana w'umushumba nabonye uvuga ubutumwa, umuvuga butumwa, aho ukaba n'umuhanuzi cyane kandi byose bigakora. Yego. Byo ndabihera kuki ubwo duherukana mu minsi yashize mu kiganiro twakoranye nyuma, sinzi nimba ubyibuka, ntago mbizi nimba ubyibuka ibyo bintu. niho twakonye ibiganiro byinshi cyane. Imana irambwiye nkumva nibyo nyine. Yego. Ariko ndabyibukiye ikiganiro nabyo nibwo nasubije amaso inyuma muri no minsi nk'ingahe ishize. Twari turi mu kiganiro nibwo hari ibintu muri iyo minsi hadutse umuntu ahitinze agenda akora ibintu bimeze niba ndabyita ibitangaza, niba ndabyita ubutubuzi bimeze nk'ibyo ngibyo. Nimba ubyibuka aho twari turi gukorera abantu benshi bari barangaye, yari ahari benshi bari barangaye, harimo n'abiyita cyangwa se n'abitwa abakristo. Yego. Nkagira ikibazo umuntu w'umukristo uvuga ngo arasenga ni gutajya kurangarira ibintu abona bisa nk'ibiri kuva kwa Satani. Mbigiraho ikibazo. Yego. Harabo twaganiye umunsi ni gute umuntu wari mukristo niba bavuga butumwa nimba byuka babavuga butumwa ntashaka kuvuga amazina. Yego. Bamwigiye ati natwe turashaka kwaduha ku mpano. Yego. Tagani byo ndavuga ni hari ikintu bana umuntu inyuma gatoyo kabona akakwereka uwo ari we. Yego. Hari umuntu ntago twamutinya kuko ni umuntu uzwi witwa Impano y'Imana, yita Impano y'Imana. Yagenaga kuvuga ati ndatubura amafaranga ngwino nguha impano. Abantu benshi barangaye harimo n'abitwa cyangwa se abita abakristo muri icyo gihe. Yego. Uraza turi ku kiganiro avuga uti njyewe Imana irambwiye ngo uyu wita Impano y'Imana mu minsi mikeya aragiye arafunze. Yego. Bantu bati wowe tebura ibyo uvuga ntabwo bizi. Ntabwo biva uramurwanya buriya ugize ishyari. Atwasanga nawe uri buce mu gikari ukagenda akaguha ku mpano. Ibyo adaciye kabiri. Umuvugizi wa Reboti wa muntu twamutaye muri yombi. Yego. Arafunze. Hanite umuntu wahanuye bino bintu ko agiye kandi bidatinze. Wanavuze sinzi n'amezi avuze ati aya mezi oya babikurikirane igihe twabishyiriyeho Imana yabiduhaye bakurikirane ayo mezi nimba arenze. Ngewe ndaba ntari umuhanuzi. Niba naheze mvuga nti burya hari n'abashumba b'abahanuzi. Nyine abashumba akenshi iyo utahamagawe n'amafaranga ubundi imihamagarira atandukanye. Urumva ibintu biranze sibyo? Urakora icyumba cy'abantu 5 sibyo? Hanyuma nurangiza kugikora ushaka umuntu uha miliyoni akwimike ngo ubwo baye pasiteri. None se ubwo ni Imana ibivuze cyangwa ni amafaranga bivuze? Ni amafaranga kwimika. Impamvu ibintu biri gupfapfana impande n'impande naho ngaho biri gupfira. Ntabwo abantu ari Imana ikiri kubimika ahubwo ni amafaranga bari kugura imihamagara. None se umuntu ntareba naho imbe binyuze ngo abaye pasiteri muzihe nzira? Buriya umuhamagaro w'intumwa ni umuhamagaro wo kureberera ab'intumwa iyoboye. Ariko se abo uyoboye nibo bari bukureberere cyangwa wowe urabareberera? Urumva ikintu kiri kwica ibintu. Yego. Rero kumbwira ngo ndi umuhanuzi ndi umupasitoro ibyo ni ibintu nge ntasabye, ni Imana yabimpaye, ntabwo nigeze mbigura. Urumva kuko mu bintu nagura kuba pasiteri nge sinari kubigura. Urumva nta nubwo nari kubyifuza. Kubera iki? Kubera ko abantu babibamo ntabwo babikora nk'uko bikwiye. Impamvu batabikora nk'uko bikwiye, zana icyo ufite kiguhesha icyo udafite. Ni uruhe rurimi?
tekinike nyine niyo mpamvu nepo impamvu mvuga ubu sibyo ndi umuhanuzi ndi umupasitori ariko ndi umukire pe muri uru Rwanda ndi umukire niwe mukire wa mbere ninjye mukire wa mbere uzi impamvu ndi umukire ntabwo niryo twanjye ngo nijye n'utw'abandi uranyuzwe make njyewe ndanyuzwe n'umutima wanjye ni ukuvuga ubuzima njyewe ndimo ntabwo niryo twanjye ngo nijye n'utw'abandi icyo nicyo kikwereka umuntu wahamagawe cyangwa uvugana n'Imana maze kunyurwa harya nagira ishyari muri njye yareze ngo nge ndi umukristo ngo icyo ni ikintu gihumuriza umutima icyo cyonyine kigomba kukwereka ko nubwo waba uburara ukabwirirwa ejo uzari kuba byonyine hari resofite y'urwandiko rukwemerera aho uzajya bikwemerera guhora utyaje ikote wambaye n'inkweto kubera ko aho uzajya urahazi ariko abatahazi nibo bakora biriya tubona twari tukiri kuri uwo mugabo yego uhanura biriya bihe biriya bintu Imana ivuga ngo hanura bino bintu kuko ari no gukangura abantu ati mureke kurangara yego bakristo mureke kurangara murangarira ku bihenda ku bintu Satani ari gukora yishushanyije hari uburyo yabivuzemo abantu babipinga yego biriya bintu we wumvaga bizasohora wiyumvaga gute muri kiriya gihe buriya ngewe iyo Imana ivuganye nanjye kugeza ubwo uhanura ibintu na nyine ubwite mwicaranye ari aho ngaho kumva izo mbaraga zivanye buriya iyo Imana ivuganye nanjye ikambwira ati mwana wanjye ejo nzaguha amafaranga mpita njya kwikopesha nkababwira ati ejo nzazana amafaranga amafaranga nkayazana koko ni ukuvuga ngo iyo Imana ngewe ivuganye nanjye ikambwira ati uyu muntu ari mu bibazo ariko ejo amateka yarahinduka ubwo nindasubirwaho reka nguhe urugero nasenganye n'umuntu nta nzira n'imwe ihari n'abana be batiga Imana irambwira ngo mubwire mu mezi 4-5 ngende Uwiteka mwohereje hanze ubwo no kurya byari ibibazo mu kurya twafataga amaturo nitangishije nkababwira ati dufite umuntu wacu ameze nabi mwitange uwa 500 w'igihumbi bakabateranya bakajya kurya urumva uwo muntu Imana irambwira ngo mu mezi 5 arabagiye mu gihugu cyo hanze Canada amezi 4 n'iminsi yari yuriye indege urumva aragenda ajyayo ubariyo ameze neza nshaka kuvuga iki iyo Imana ivuganye nanjye menya ko ari yivuze kandi byaba ari ibyiyumviro nkamenya ko ari ibyiyumviro ubundi umuntu uriho ikigeragezo cyangwa inkoni y'Imana yego ngira kivuzometero cyangwa ngira igipimo ndabimenya ko uyu muntu ari mu kigeragezo cyangwa ari ku nkoni y'Imana rero ikigeragezo kiragenda ariko inkoni y'Imana iyo ntabwo igenda rero ibyo ni ibintu bimfasha guhanura ibintu nshizamanga bimfasha kuvuga nshizamanga ibyo ni ibintu rero ntakirwa mvuga ngo uriya ngo mpano y'Imana kuko ibyo muvuga ngo baramufunze ngo akajya abura ngo bakageraho bakamufungura ndagira ngo mbatangarize mwe mwari abafana mwe be mwari abakunzi be cyangwa mwari abashagire reka mbivuge gutyo isi yamuboneye ibirungo cyangwa abo yamburaga amarira yabo yageze ku Mana rero nimba yageze ku Mana amarira yabo yamburaga mumureke niribu nahamagaye n'ubundi niyo yamufashe none se muteye ubwoba bw'iki nimba tudakorera Imana ubwashize narababwiye ati harera Imana uriya byagenze kuri amuzi muravuga ngo ubwo mugiriye ishyari ndi kubabwira uburyo nta muntu wagura imbago ngo azijyane mu rusengero ndi kubabwira ati ukuntu nta muntu wagura amagare ngo ayajyane mu rusengero
ndababwira ati nimba ari mu mwuka w'Imana wuharera Imana najye Kibagabaga azura abantu mu ntera amabuye barinda bamufunga muvuga ngo ni ishyari mufitiye. None se ubwo naharera Imana ni ishyari nawe leta yamugiriye kugira ngo iriya ni yawurute bamufatanye. Noneho tubyumve nk'uko harera Imana Jean Bosco ari yawurute bamufatanye nawe, nimba ari ishyari tuba twagize urumva bishoboka? Ahubwo mwebwe umuntu ababwira ibintu by'ukuri aho bishyushye niho mujya, kandi ari abazimu babishyuhije. Ubu harera Imana ni yawurute iriya bamufatanye niyo ari gushinjwa. Buriya abantu bakunze ukuri bakareka ibinyoma. Wari ukimbaza munyamakuru. Abantu bakunda ukuri bamenye ikinyuma. Ariko se hari ijambo nsubi inyuma ho gatoya, hari ikintu waruvuze cy'ubukristo. Abantu batari guha agaciro ubukristo. Ubundi kuri ubukristo buvuze iki? Kugira ngo umuntu wenda ayongere aho uburemere aha agaciro ijambo ubukristo kuri ubukristo ni iki? Ubukristo kuri ngewe icya mbere kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Icyo ni icya mbere. Kabiri ishyari, yego nta buriya ngira abantu mvugana nabo, sinzi nimba ibyo bintu bizi. Ngira abantu mvugana nabo, inshuti ngira, yego inshuti kodesha ntabwo nayigira inshuti. Inshuti y'umufundi sinayigira inshuti. Reka nkubwire impamvu. Muri ibyo byose ntacyo ndicyo. Uzi impamvu? Ndi umushumba, sibyo? Ariko ngira ingano y'ubwenge, yego y'umuntu tugomba kuba inshuti. Umuntu utakugira inama y'ubuzima, oya, umuntu utakugira inama z'ubuzima, yego, umuntu utakurangira aho uhahira, yego, umuntu utakubwira uko wabaho, yego, harya ubwo wamugira inshuti ngo bigende gute? Akwigishe gutobora amazu y'abandi. Yego, nuko bishatse kuvuga. Ubu tuvugana ngewe ni nkugira inshuti ndi umunyamatiku, ejo uzanyanduza amatiku, yego, nugira amashyari, yego, nanjye uzanyanduza ayo mashyari. Niyo mpamvu agakiza kanjye karamvunye, ndakazi nzi uko ngakontorora. Icyo kintu cyitwa ubukristo ndashaka kugihuza n'ikindi bita ubuhamya. Ubukristo ubuhamya ndabihuza mbigire ikintu kimwe, mbishyire mu kintu kimwe. Ubukristo ubuhamya, uri umushumba ushumbye abantu kandi benshi, yego, ariko se nabo ushumbye uhura n'abantu benshi mu murimo w'Imana utandukanye, aho ugenda hatandukanye uhura n'abantu benshi batandukanye, ariko kandi bose biyitirira Kristo. Iki kintu cy'ubuhamya ko kinaniye abo bantu, ntabwo bazi iyo bajya. Reka nkubwire uyu munsi, sibyo? Ndetse ndinda gatoya, ikintu cyitwa ubuhamya kinaniye abantu. Nananiwe kurinda ubuhamya bwanjye ko ndashaka guhanura. None se ibyo uhanura bihawe nande? Nananiwe kurinda ubuhamya bwanjye ko ndashaka kubwiriza. Oya, hari umuntu ndashaka kuba muri korali, ariko ubuhamya kuburinda. Hari umuntu wigeze unsetsa, yari ari mu kiganiro, arega Imana irabatabaza, iramatamaza uko byagenda kose. Ngiye kumva numva aravuze ngo Imana yamubwiye ngo umuntu urwaye, yego, ngo azahita akira ave mu bitaro. Ariko byarananiranye. Urumva? Yego. Ni ukuvuga ngo Imana ishobora kukubura ku 9 ikagufatira ku 10. Ni ukuvuga ntuharenga aho ngaho. Yego, irabatamaza uko byagenda kose. Bagiye gutamazwa. None se reka nguhe n'ikindi, sibyo? Ngewe ntabwo mvuga ikintu ngo hagira abankunda, nta nabo nkeneye bankunda. Uzi impamvu? Reka mbisubiremo. Yego. Nta muntu nkeneye kwa nkunda. Umuntu wankunze ni Kristo, abandi ni inyongera, sibyo? Ubu tuvugana nigeze ngira amafaranga birarangira, birangiye njya kurara mu butayu, narigeze amafaranga, ndara mu buvumo, narigeze amafaranga. Ni ukuvuga ngo ubwo se wambwira uruhe rukundo ugiye kujya wankunda nambaye ikote utigeze unyereka nkiri muri ubwo buzima? Kize baraza. Abo rero baza nibo bateza ibibazo. Hari muri njye ugendaga ngo ubu tuvugana, ubu turi mu kwezi kwa kangahe? Ku 10. Ubundi umukiranutsi
ijambo akubwiye risa n'ubuhanuzi cyangwa n'ubuhanuzi iyo abaye umukiranutsi, sibyo? Ubu ugiye kubona kuva muri uku kwezi kwa 11 ugiye kubona amazina agiye kwinjira mu nzu y'imbohe aremereye kandi akomeye. Reka twivugire Kimironko, reka twivugire Nyabugogo, reka twivugire Nyamirambo, sibyo? Ayo ni amazina bazagenda baroba kwa kundi ifi bayiroba iri mu kiyaga. Urumva? Mugiye kubona n'amaso yanyu. Ni ukuvuga iki? Hari ibintu bigiye kujya ku mugaragaro ku buryo muzajya muvuga se ibi bintu nibyo cyangwa ni ukubeshya. Abitiriwe izina ry'Imana bakomeye bazwi kababayeho muri uku kwezi kwa 11 no kwa 12 cyangwa kwa 11 gusa, bizagera mu kwezi kwa 5 kumwaka utaha. Ni ukuvuga bizageza mu kwezi kwa 5 umukwabo niho uzagira gute uzahagararira. Ni ukuvuga muri aya mezi, urumva abantu bagiye kubafunga, uvuga ati ibi ni ibiki, bamwe batoroke, bamwe bifatirwa iyo bagiye, kuko hari ikintu Imana yakoze. Akaririmbo kavuga ngo abo yagaburiye bakarya bagahaga nibo ba mbere babaye. None se reka nkubwize ukuri, uri umupasiteri ushombye umuntu akuzaniye icya 10 kandi ugiye mu, ariko wambwiye ngo nta mwuka baba bafite, nicyo kibazo. Iyo umbwira ngo ndi umupasiteri ufite umwuka n'ubuhanuzi, hari akandi kantu wibagiwemo. Hari abashumba batabigira nabyo. Ndagira ngo nsubize aho ngaho. Yego barahari. Hari abo wahoze uvuga ngo hari akantu wavuze ngo wabaye umushumba utabishaka, ariko hari abatanze ibiguzi kugira ngo umuntu nyine niyo mpamvu urumva intama kuguha icya 10 cy'ibihumbi 20 ufite mwuka wera ukareba iwe ko nta biryo bihari, nibura ntumubwire ngo genda ugurire abana umuceri ukabyakira. Tubwizanye ukuri, hari ubutindi burenze ubwo bwo. Nimba ari ugukorera Imana, yego nitwemere none urajya kubura kurya ngewe mburare, hari iyo Mana iritwa ngo iki cya 10 se ko bavuga ko ari itegeko ry'Imana. Nyine icya 10 ashaka gucyanuka imbere y'Imana, ubwo yemera nashaka burare ariko itegeko akiranuke. Nicyo cy'ingenzi. Buriya reka nkubwize ukuri munyamakuru, buriya ngewe ntabwo njya nemera, sibyo? Kuvuga ngo ndi umushumba ngezi wawe ndagutekeye, urumva ngewe ndaburara, yego wenda abantu batashobora kubyumva uko bashaka, ariko umutima w'impuhwe ntabwo wakagiye mu bakristo, ahubwo wakagiye mu bashumba, sibyo? Umushumba ufite umutima w'impuhwe, sibyo? Umukristo yatanga icya 10, yego akajya kuburara. Ntabwo byakabaye. Nepo ngaho mbwiza ukuri biriho. Umushumba afite amafaranga, sibyo? Intama izanye icya 10, sibyo? Irashonje, urabibonye, uracyakiriye ku mutima w'impuhwe, icyo cya 10 wacyakira. Nge nuko ntariwe ko ndiwe ntago nacyo, ariko nge gusa nibyo wenda tuzabifataho ikiganiro tunabiganireho. Turebe icya 10 ninde uguye kwakira icya 10, ninde uguye kwakira icyo mwita ituro. Ndashaka ko tuzabitegura tukabyinjiramo noneho neza, kandi nitubyinjiramo neza tuzasanga nta nuhari. Ngukundira ko uri umunyamwuka, tuzasanga nawe kuko tuzagenda kuri Bibiliya, tuzasanga umunsi ntawe. Yego, ariko byakabaye byiza, sibyo? Ibyo by'ibya 10 nibyo biriho, urumva ni n'itegeko, sibyo? Kuba icya 10 cyatangwa ni itegeko, ariko niturebe ngo kirakwa nde, sibyo? Sibyo, ni itegeko icya 10 gutangwa, ariko niturebe ngo kirakwa nde, nimba dutegereje kubaka ubwami bw'Imana, sibyo? Nimba bashumba utagirira impuhwe ntama uyoboye, uyitegerejeho icya 10, harya we ntiwayifasha nk'umushumba? Yego niko byakagenze. Umutima w'impuhwe ni uzatugeza mu ijuru, nshuti yanjye. Uko tubizi mu bintu biranga bya mbere umushumba no kwita kuzashumbye. None umuntu yabura ntabwo muri kwita kuzo mushumbye, muri kwita ku byanyu. Bari kwita, ntabwo ndi mu rabo. Abo mwagatukisha banga
umwe agatukisha bose kwanzitse rero uyu munsi ari umuntu twaravuga ngo muri kwita ku gifu cyanyu. Yego bari kwita ku gifu cyabo. Nuko dushaka kujya tugiye dusesengwe tukajya ku matorero amwe namwe ntabwo ntashaka kubyinjiramo cyane, ariko turasanga icyo kibazo kiri hari itorero rimwe riherutse kugurisha urusengero. None se urumva ari Imana? Urusengero rugurishijwe ku mitungo y'abakirisitu, amafaranga ntibaza aho yagiye. None se urumva ari Imana? Nti kwibaza urumva ari Imana tugira uwo ni umushumba nyine. None urumva ari Imana yari hari aho ngaho? Tubwizanye ukuri, urumva ari Imana yari hari aho ngaho? Rero nge nicyo ndi kuvuga rero, nta mana ntayo. Uhanuye ubuhanuzi bavuga ngo guhera muri kuno kwezi kwa 11 kugira mu kwa 5 umwe yuraje, kandi tugiye kumva abantu bakomeye cyane b'abakozi b'Imana bitwa abapasitora barevera bajya kuryozwa ibyo bariye, bajya guhanishwa ibyo ngibyo. Ngewe nanjye ndivuga ngo ngewe mutega amatwi, yego ndateze, mwandike nimba uriya muhungu Imana yavuze banza ari amezi 3, birashoboka hafi aho yavuze amezi 3, kandi ndibwira ko ibyo bintu amezi 3 ntaranagera. Siriya amezi 3 ntaranagera, none ari mu nzu y'imbohe, sibyo? Mu by'ukuri umuntu yibye abantu, umuntu aje kuri kamera ngo muri kwibwa, ahubwo muratangiye ngo na amashyari mufite, sibyo? Arega bari abantu babanza gucisha umwuka wo gucanganyikisha abantu, waba umukurikiye ukabona koko ari mukuri. None se ubu naribu nayo yamugiriye ishyari. Nge ndavuga mukavuga ngo ubwo ni amashyari wagize. Nge navuze ko ndi umushumba ukize muri iki gihugu. Umukiro ugira ishyari sabaho? Usanga ari abantu badashobotse bagira ishyari. Ni abantu badashobotse bagira ishyari. Ubu se nanjye nagira ishyari, nambaye ikote, sibyo? Ishyiraho no ku maguru nta vumbi rindiho, ishyari narikura. Ryava he iryo shyari? Ariko wa muntu ugishakisha ukigenda, nigeze ngira umukristo yagera ahantu batetse igikoma akavuga ati mushumba buriya ngewe sinzi ibintu byinshi, bashyiraho irindazi, igikoma atarakibona yamvugaga neza, bazana igikoma agatangira kumvuga nabi, bamuha irindazi akazamura vitensi. Ni ukuvuga iki? Umuntu ugifite inzara uretse mwuka wera wamugeramo ukamushyira ku murongo, amatiku n'ishyara baribye. Akaba n'umukristo icyarimwe biba gatogo. None se nge ndi kwibaza rero, ibyo bintu byose turi kubisanga mu bakristo. Reka nkubwize ukuri, nongere mvugisha ukuri, sibyo? Batera amabuye, bandike komenti, ariko ubu bagiye guhora, bagiye gucisha make. Ubu tuvugana i Nyamirambo hari urusengero ruhakorera, ubundi icyo nicyo nashakaga, sibyo? Mu gihe gito insengero bagiye ngo gushyiramo imiyaga, urumva? Ariko iyo miyaga kuva iyi tariki bizajya kugera kuri iyo. Abo twavuze muri icyo gice bose bisanze za Mageragere, nawe arimo, nabo barimo. Yego, kuko Imana yarabahaye inshuti zanjye, Imana yabahaye intama bapfura, barazipfura, bararenga kuzipfura, barangije bazitogosanya n'ibyo mu nda, banywa isosi imeze gutyo. Urumva? Urumva? Inda ziraza zimaze kuza, bashaka amabodyguard. Ariko buriya mpano y'Imana ziriya bodyguard zagiye. Ndabasetse rwose. Arega mujye mwemera, iyo utari mu nzira y'Imana ahantu ujya hose uratamara. Ubona abahungu bamugendaga, ariko mana we, Imana iziguhana. Ugiye kubona rero abandi bagiraga amabodyguard mu nsengero,
arega nuko mpanura ibintu bakavuga ngo buriya ngo ni umusirikare, njye sindi umusirikare, sindi n'umupolisi, icyo akora bampaye akazi nagakora, ndacyari mutoya, sibyo? Ariko ndagira ngo nkubwize ukuri, ibintu bigiye kuba kuri aba bapasiteri, urumva? Ni ibintu abantu bazajya bawumva bakavuza induru, kuko Imana niyo yimanukiye. Ubwo mu gihe ngo ni amashyari wagize, nambaye ikote, nta muntu wambaye ikote ugira ishyari, n'umukire nta mukire ugira ishyari. Dukomeze. Yego, abashumba bafite ababodigadi abenshi muri bo nibo uri kutubwira. Hoya karabaye kuko ubu mugiye kumva inkuru z'amazina aremereye, urumva? Hari amazina asabwa kwegera Imana, urumva, kurenza abandi bose. Yego, hanyuma ayo mazina, urumva, uwo bita Papa King, yego, niko Imana ivuganye nanjye noneho, ntabwo ari ibintu byo mu mafefeko, urumva? Urumva? Hari abantu basabwa kwegera Imana, urumva? Niko Imana ivuganye nanjye ngewe, ntabwo mbanza gutitira, niko ngewe ivuganye nanjye. Harimo Papa King, yego, harimo Fisto, yego, harimo Mpano, hari n'abandi bageze muri 7. Uwo yagezeyo ahari Pastor Claude na Profete Fisto. Hari n'abandi, urumva, na ba Moses n'abandi, urumva. Ngewe reka nkubwize ukuri, umva, urazi munyamakuru, ntabwo ntinya umuntu unyataka, ariko ndobanura intambara ndwana. Ntabwo ntinya umuntu unyataka. Abashumba 7 bagiye kuzajya bagenda urusorongo, ariko niba ca bugufi. Hanyuma y'iyi message nta muntu njya mvuga, urumva, nta n'umuntu njya nenderanya, urumva. Imana yivuze muri jewe, ndaza ngashyira ku itangazamakuru. Impamvu aba bantu kubabona ngo mbahe iyi message ntabwo byoroshye. Yego, uzi ko igihe cyageze nkavuga ngo hari abantu bansanze n'ubundi bikaba ngombwa ko nitabara, sibyo kubera iyo message. Urumva bajya bantumaho bagasanga ibyo bize ndengeje ibyo bize, urumva. Rero ubwo bibaye ngombwa ko mbizana hano. Aba bashumba nibace bugufi, urumva, bongere bemerera Imana, banasubiza imizimu bakoresha, urumva. Iyo mizimu nibayisubiza mu bapfumu iyo bayikuye, urumva, baze tubasengere tubahesha umugisha. Ntabwo kubeshya abantu ngo zana icyo ufite kiguhesha icyo udafite, ari byo bwami bw'Imana. Gutungira mu isuka buri juru bivuze iki? Ubu ko ndi umukire ntuburira abandi. Mpamvu mbivuga, umutima wanjye ndi umukire, ntabwo nifuza ibyanjye ngo nifuze n'iby'abandi, nifuza ibyanjye. Abo bashumba duteza amatwi muri kano kanya, uravuze ati haracyari byingiye ko bashobora guhinduka. Yego, urumva ko bazaza bagapfuka bagasaba imbabazi. Batazi, izo ni systeme zabo sinashinzwe kubimenya, ariko ni imbuzi, sibyo? Ntabwo nkeneye kwamamara ngo bamenye. Ubundi se aramenya afite imodoka, ndi mu nzira yo kugura imodoka. Aramenya wenda kodesha etaje, ndi mu nzira yo kubaka etaje. Gusa urumva kumenya nk'uwo byamarira iki? Kunda kuba ufite icyizere kabisa. Seriye tujye tubwizanya ukuri, urumva. Nkanjye ufite imodoka ndabyemera, sibyo? Ariko ndi mu nzira yo kugura imodoka. Urumva ntuwaba afite indege ibyemewe hano, none zo wabumbaza iki? Cyakabira senga Imana ugasenga iyindi. Oya, wasanga iyo nsenga atari yasenga. Ntabwo nabyemera. Imana ikubita abantu hasi iyo nayisenga. Ntabwo nayisenga ngewe. Reka Imana yacu ikora rito ni ruto. Nta Mana ikubita abantu hasi, nta Mana. None se reka kubaza, Imana yitangisha abantu buri munsi mu rusengero ibaho. Mutsengera mu matungo y'ubwoko nka 5. Bakoze systeme zo kwanga kugura insengero kugira ngo nyuma y'amateraniro biba abaturage ngo turi kwitanga iby'insengero.
Imana iraje none izanye ubuhiri twikomereze. ko ndumva umukwabo ukomeje mu bitwa abakozi b'Imana muri no minsi, umukwabo ukomeje. Imana ibimpa cya gihe komenti nyinshi abantu banteraga amabuye ngo ubwo ni ishyari wagize, noneho naje nambaye ikote. Impamvu bagutaraga amabuye hari abantu bitwa none nkunda kwita biyita abakozi b'Imana, biyita abahanuzi. Muri iyo minsi baye kugiye ntago bishaga kamera bagaca inyuma bakagenda bakajyayo bagafata amafaranga kandi bikamenyekana. Umva impamvu ngewe sinzi ukuntu abantu batekereza. Ngewe kuri iyi mihanda cyangwa kuri izi YouTube mpamaze igihe, ariko nta muntu ugira nimero yanjye, urumva, w'umudiaspora, sibyo? Wenda ngo avuge ngo twamuhaye amafaranga. We wanze gutanga nimero yawe. Ibi ni Imana ibikora. Hatazagira uwitwaza ngo ngewe Theogene namuzamuye muri ubu buryo. Oya, ibyanjye ndabyimenyera. Ibyawe urabyimenyera. Yego. Ari nako kantu ufite ugiye kureba abantu bafungwa, niyo message iremereye, urumva, binjira mu nzu y'imbohe, urumva, kubera ibyo bakoze. Yego, abantu bagiye kujya mu nzu y'imbohe kubera ibyo bakoze. Tukomeze ikiganiro cyacu, ubwo tugiye no kujya twinjira mu bashumba, dukomoze no kuri kano kantu ko twinjire muri ADPR ho gatoya. Yego, nta kibazo reka muvuge ko naho narahanyuza rega naho narahanyuza. Itoroshi ryaratse rifata ibintu byinshi cyane. Hamaze iminsi hari inkundura yuko insengero zimwe na zimwe zaho zashyizwe ku isoko. Rwabimburiwe n'urusengero rwo mu Rukiri, aho rwagurishijwe abakristo bakavuga ko batigeze babyemera, bo bifuzaga yuko n'ibinakorwa ibikoresho byarwo bizajya mu zindi nsengero bikajya gukora umurimo w'Imana aho hantu. Ariko batungwa nuko bihawe undi muntu abari wibigura. Ijambo umuvugizi w'iryo torero Bwana Ndayizeye yivugiye ubwe, yavuze yuko ibyo bintu hari ahantu hatemera urusengero, ariko kandi ko babimenye muri 2018. 2018 kugeza uyu munsi hashize imyaka igera muri 6. 2018 ntago yari umuvugizi, yagiye muri 2000 na kangahe, amaze imyaka igera muri ngahe, icyo kintu akizi. Nitubara igihe umuvugizi yagiriyeho kugera uyu munsi, haguze sonde prof igezweho, hashyiramo paraf igezweho, intebe zigezweho, ibyuma bigezweho. Nkibaza kubera iki ibyo byose byaguzwe ubuyobozi buzi yuko hatemewe urusengero ruzasenywa. Icyo ni icyambere. Yego, bakemera ko urusengero ruvugururwa bazi ko hatemewe. Ibyo byose bigakorwa bazi ko hatemewe, ntibashakirwe ikibanza ahandi hantu hemewe kugira ngo imitungo bashyize muri urwo rusengero isahane. Nitushaka muri icyo gihe turasanga urusengero rwa Sejemu rwubatswe mu minsi mike ruruzuye. Yego, bishazwa ko no baba bujuje urusengero kandi rugezweho batagiye gusembera mu yindi paruwasi. Yego, bya bintu byose batanze amafaranga yabo yagiye biragurishijwe, batabyumvikanyeho, amafaranga arariwe. Kuko umunsi ntago tuza ahantu ari. Iki kintu cyuragihuza gute n'ibintu wari kuvuga by'ukuntu imitungo y'abakristo sifashwe ikajyanwa handi, bataze ibintu bazi ko bitemewe. Ntago turasanga yuko nabyo bashaka kugira ngo bashyiremo mu gifu. Urabihuza gute n'ibyo bintu? Buriya icyambere, Imana nimbije, urumva, ntabwo izira bari mu mamodoka gusa, n'abari kunyonga igare nabo barabarana nayo. Noneho ADPR, urumva, narahanyuze. Ntabwo ariho ndi pasiteri, ariko narahanyuze. Iyo korari nayo nayinyuzemo, harandeze. Ariko habayemo icyo nakwita gusahura kwinshi, cyangwa kwiharira imitu. Ugezeho wese yumvaga yanyereza ibyo ashaka kunyereza. Yego, ari byo uyu munsi arizo ngaruka bari guhura nazo. Ubu ni ukuvuga ngo ni ibintu biba byarateguriwe hejuru
abakristo hayina habari ntabwo baza amakuru yabyo, urumva? Ariko rero Imana nayo ntabwo yakiyumanganya, ntabwo yabirekeraho, n'ubundi iri mu kazi kugira ngo ihorere abatanze amaturo yabo ngo urusengero rwubakwe. Ntabwo Imana ari nk'umuntu. Ubu ni ukuvuga ngo abariye barariye, naho abavuga nyine bazavuga birangirire iyo ngiyo. Yego, ako si akarengane gakomeye cyane. Kuko buriya Imana yo irahora. Buriya uriya muvugizi wa ADPR ibyo bamushinja cyangwa ibyo bamuvuga ari ukuri, ntabwo byagarukira. Kuko Imana irakubika, igihe kikazagera kurwara inzika ukajya ku karubanda. Arega menya ngo iyo ufite icyo uha abantu bagukomera amashyi, ariko wakibura bakakuvugiriza induru. kuva yagiye ko ntabwo uramukomera amashyi. None abikora ate nimba ntawe uramukomera amashyi? Ndavuga mu bitorero. Abitorero nabo buriya abashumbye izaragiye ko nta nimwe iragira guke iramukomera amashyi. Wasanga zimukomera amashyi mu ibanga. Kuko erega umuntu ni mugari. Ubu tuvugana nshobora kuba ndi kuri kamera, nava kuri kamera ngaca ruhinga nyuma, sibyo? Ariko kuri kamera navuze ibindi, urumva? Ariko umuntu iyo ufite icyo umuha, nimba ari abantu babaho bazi gusigiririza icyaha, urumva, bakagitagatifuza. Abanyarwanda si bose, ariko bezi bitari bikwiye kwera. Yego. None ibyo bintu ari nibyo ngibyo tuvuze mu itorero rya ADPR, nabyo biri mu bimwe biri gutuma abantu byabaye igikuta, biri gutuma abantu batakira agakiza. Nimba ngiye kwakira agakiza ndumva izo nturu, abana se kugira ngo nje hariya, nimba ngiye kujya hariya yumva umushumba atangiye gutura abantu hasi, bumva yagiye kugura imbaraga baniza akoresha, arakujwigiza, nabwo atangiye kujya n'abantu bashobora ati aho kugira nzaje hariya ndagume wanjye. Buriya inama natanga abantu bashaka gukizwa, nakubwiye ndi umupasitoro ariko w'umuhanuzi w'umunyamwuka hejuru cyane. So uwo mushumba uri aho ngaho, inyenyeri y'Imana iracyamuriho. Ntabwo muzi, ariko igipimo cy'ubumana kimuriho 100%. Kandi ubyumve nk'ukuri. Hari abantu rero bo badafite aho barizwa bitewe n'ibyo, ariko haracyari abantu batazwi ariko bafite mwuka wera w'Imana 100%. Iyo umuntu ari mu Imana, ndakubwiza ukuri, ntabwo mara mu iteraniro nta nubwo bishoboka, ntabwo bishoboka, ntibibaho. Sinkurahira se. Ibi bintu nkubwira ubyumve nk'ukuri. Ntabwo nshobora kureba umuntu iminota 3 ntaramenya imbaraga yaguze nuko yaje aho yazi. Ntabwo bishoboka. Ngewe nzaguha amateka yanjye, nguhe CV yanjye, urumva? Nindangiza nkubwira ati ngewe, urumva, uyu mwaka nabaga muri iri shyamba nta wangiriye impuhwe, uyu mwaka nabaga muri ubu buvumo nta wangiriye impuhwe, urumva? None ubu tuvugana, Imana imaze kunsiga, yego, Imana imaze kunyambika gakote, njye gucirira abadayimoni ntangire nkubita abantu hasi, ubwiyo ni Imana shaka hiti. Ntabwo ibyo abana b'Imana bashaka hiti, ahubwo Imana ibaha hiti. Ntabwo abana b'Imana birirwa barwana n'ibyo. None se munyamakuru, ubu ngenda hake, ubu hari nimero yanjye iba kuri iyi mihanda, tujye tubwizanya ukuri. None se ntabwo ari amafaranga yanzanye kuri iyi mihanda. Ni ubwami bw'Imana, ubyange ubyemere. Ni ubwami bw'Imana bwanzanye kuri iyi mihanda. Nta nimero yanjye wabona ngo ndi gusaba ngo abadiaspora ngo amafaranga. Suko ndakoreshwa ibitangaza,
kandi atari ibitangaza byo gukubita abantu hasi. Urumva? Ubu dufite abantu benshi bazinutswe gusenga bitewe n'aho bahingukiye. Yego. Ariko haracyarimo abana b'Imana bazi Imana, bavuga Imana, bayikubwira ukayumva, akaguhanurira ubuhanuzi mu minsi ngahe Imana ikavuga ngo nditamuruye. Urumva kuko ari Imana yavuze, atari abadayimoni bavuze. Yego. Reka tugushimire. Yego. Ku butumwa utanze ndetse no kubuhanuzi utanze, ariko kandi mbere yuko ntabwo ngiye kukurekura. Yego. Iyo byose hari n'ikimwe kashyize ku mutima mu ijambo ry'Imana. Yego. Reka durwakanya utugezeho icyo umwuka abwira amatorero, uraza no kudusoreza. Yego. Fata Bibiliya yawe udusomere ibyakozwe n'intumwa ni 10:34 kuko niyo message iremereye kurenza izindi zose. Ushobora kuvuga nabi, ushobora kugambana, ushobora kuvuga ngo uriya si umuntu w'Imana, ibyo birakureba. Ngewe ndi umwana w'Imana. 10:34 Ibyakozwe n'intumwa 10:34 ibice 10 umurongo wa 34 kuko niyo message iremereye Imana yampaye. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo Ibyakozwe n'intumwa 10:34. Petero aterura amagambo ati ni ukuri menye yuko Imana iturobanura ku butoni. Buretse uwo ni Petero wahamirizaga Imana. Petero ntabwo ariho uyu munsi, ninjye nawe turiho. Yego. Kugira ngo tugire abantu, tugire abo tubwira ibya Yesu. Aravuga ngo ni ukuri menye neza. Yego. Yuko Imana itarobanura ku butoni. Ahubwo mu mahanga yose uyubaha. Ni ukuvuga iki mu mahanga yose? Abasambanyi barimo, bakubaha Imana bagakizwa. Yego. Mu ndaya harimo abantu bakubaha Imana bagakizwa. Mu mahanga yose Petero yakabaye intumwa yari atarabimenya, ariko uwo mwanya ahita agira ihishurirwa. Aravuga gukizwa n'ihishurirwa ni ibintu bibiri bigendana. Iyo udafite guhishurirwa ntabyo uba warakijijwe. Bibiliya ivuga ngo Mwuka Wera nabamanukira azabemeza. None se umuntu yakwemeza ibyo utareba? Bisaba kubanza kureba ibyo wemezwa. Mwuka Wera yakumanukiye akubera igitsikamutima. Ugahurwa indaya, ugahurwa urumogi, ugahurwa inzoga, ariko mu gihe utarabihurwa Mwuka Wera ntarakumanukira. Dufite abantu benshi Mwuka Wera ataramanukira. Iyo atarakumanukira uva ku ruhimbo ugasambana, uva ku ruhimbo ukanywa inzoga. Ariko iyo Mwuka Wera yakumanukiye, Mwuka Wera niwe udushoboza. Mwuka Wera niwe wenyine ugushyira ku rugero rukwiriye. Ukubonye ntabone Bibiliya, akabona Bibiliya muri wowe, akabona Imana ivugira muri wowe. Iyo udafite uwo Mwuka Wera, Mwuka Wera akwereka inzira ugomba kugenderamo. Ariko iyo utafite Mwuka Wera, uraseba ku mugaragaro, uzirura ibitazirura. Kunywa inzoga ngo si icyaha, gusambana si icyaha, kubera ko udafite Mwuka Wera. Petero amaze guhishurirwa aravuga ngo menye neza ko Imana itarobanura ku butoni. Mu mahanga yose, nimvuga amahanga indaya zirimo, nimvuga amahanga abasinzi barimo, nimvuga amahanga buri bantu bose bagize gute barimo. Menye ko itarobanura ku butoni. Akiri intumwa nk'uko tubibona abapasitoro b'iyi minsi babaye, yari atarahishurirwa. Ariko amaze guhishurirwa aravuga ngo menye neza yuko. Ni ukuvuga ngo hari igihe cyageze agenda atamenye. Benshi bari kugenda batamenye, ariko aravuga ngo menye neza yuko Imana itarobanura ku butoni. Mu mahanga yose uwubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, uwo niwe ukira kanseri, uwo niwe ukira sida, uwo niwe ukira diyabete, uwo niwe ibyo bidatezwa cyamunara, uwo niwe wenyine.
niwe ukeneye ku isoko ry'umurimo, niwe gavumenti zikeneye ngo zimuhe akazi, niwe ugira guhishurirwa, guhanga udushya. Menye neza ko Imana itarobanura ku butoni. Petero hari igihe cyageze nawe akajya agenda nyine nk'utareba nk'aba bose twavugaga, ariko ahishuriwe aravuga ngo menye neza ko Imana itarobanura ku butoni. Mu mahanga yose uwubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, uwo nguwo iramwemera. Iyo niyo mesaje iremereye. Murakoze. Reka tugushimire, Imana igumugisha, imbaraga n'amavuta ntibikakureho, ariko kandi tuzasubire mu kiganiro kizataha. Tuzasubira kuri part 2. Ibisagumije none dushaka tuzinjiramo neza. Yego. Na kakantu nakubikije. Yego. Nshaka tuzakinjiramo indani. Yego. Kandi no mu pastor nabonyeho inuma y'Imana cyangwa umwuka wera w'Imana ukivuga Imana nk'ukwiri. Ibyo bintu ndabishaka, njyewe ndabikeneye, kuko umwuka wera akeneye abantu be ngo baganire. Mariya na Marita iyo bahuraga hari indamukanyo, yakoraga ibintu bidasanzwe kuko bahuye. Imana iguhomogeje. Yego. Reka tugusane noneho usengera abantu b'Imana. Turagushimiye Imana y'imbaraga, Imana y'ubushobozi. Abana bawe bahe kumva, kandi ubahe kumva ibyabagiriye akamaro. Bave mu matiku, bave mu gusebanya, ahubwo bambike imbaraga z'umubiri n'iz'umwuka wera, batsindishirizwe nawe. Higa ibibahiga, urwanye ibibarwanya. Dusengera abari ku bisasiro by'uburwayi, dusengera abadafite akazi, dusengera abashomeri. Ineza yawe ibabeho, wongere wigaragariza abatakuzi. Petero aduhishuriye ko akumenye, yaretse amoko areka amacakubiri. Haterura ijambo rivuga ngo menye neza, la mangala awizikota winima ezoya. Menye ko utarobanura ku butoni. Mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka, abo nibo wemera. Rero wemera abakobwa bakora amakwe, wemera abadamu bashatse, wemera ingo muri iki gihe, wemere abadafite abakiriya ubaha abakiriya. Ntibibuko dushaka, bibuko ushaka mu izina rya Yesu. Amen.